munsi wacu wa mwarimu cyambere twishimira nuko isi ndetse n'igihugu baba badutekereje kugira ngo baduhe umunsi special kuri twe kugira ngo twitirane hamwe tuganire twishime. Umwuga w'uburezi ni umwuga usaba gufatanya. Leta y'igihugu cyacu yakoze ikintu cyiza gikomeye aho amafaranga yo kwishyura ari make cyane, yashyizeho uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 busa nkaho ari ubuntu. Ikintu dukeneye nk'abarimu b'umwuga, dukeneye ko baduha abana tukabigisha. Ndongera gushimira igihugu cyacu cyarebereye ababyeyi, kikareba aho bafite intege nkeya, kigashyiraho ifunguro ry'umwana ku ishuri nibura saa sita akarifata. Icyo dusaba abarimu n'abarezi muri rusange ni ukuzirikana umurimo wabo, ari umurimo ukomeye cyane kandi ufitiye igihugu akamaro, ukawukorana umwete n'ubushake kubera yuko ejo hazaza h'igihugu ibiganza byabo. N'inzego za leta hahuriweho n'ababyeyi, hahuriweho n'abarezi, tugomba gufatanya twese tugamuhuriraho. Mu gihe rero babona hari ibikeneye inzego za leta yuko zigomba kuzamo zikagira icyo zifasha, yuko bajya bihutira kubitumenyesha. Ibyo babona bigomba gukemurwa n'ababyeyi bakumva yuko batagomba kwiharira bya bibazo, ahubwo bagomba kwegera ababyeyi bagakorana bya hafi kugira ngo uriya mwana be uwo twifuza, w'igihugu cyifuza ko azabaho.